Ngiye kubasomera amagambo yo muri Bibiliya, ukora ibyo iyi vanjiri itubwira nta kabuza azaronka ubwami bw'ijuru. Nukora ibyo iyi vanjiri itubwira, ubwawe uzamenya aho uzicara ku munsi wa nyuma cyangwa ku munsi w'urubanza. Igihe Umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo, ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze azatandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso bwe. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti: Nyagasani, twakubonye ryari ushonje, maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubiza ati: ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ninjye mwabaga mubigiriye. Iri jambo ry'Imana nta bisobanuro byinshi rikeneye, ririsobanuye ubwaryo. Igisigaye ni ahacu kurishyira mu bikorwa. Niba usanzwe ubikora, komerezaho ndetse unarusheho. Niba usanzwe utabikora kandi, tangira, ntarirarenga. Nk'uko abarokore bakunda kuririmba bagira bati: ubwo impanda y'Uwiteka itaravuga, turacyafite amahirwe yo guhindura imitima. Abaciye bugufi turabahorana, tubafite impande zacu za buri munsi, ntago dukeneye utubwiriza kubikora. Tugire umutima w'ubumuntu, twibwirize, ingororano yacu izaba nyinshi mu ijuru. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Kugira neza muri iyi si ni ukwizigamira ubukungu buzahoraho iteka mu bwami bw'ijuru. Mwakoze kubana nanjye, naho ubutaha.